Ijambo ry'Imana ubutumwa bwiswe bwanditswe na Luka igice cya 19 umurongo wa 5. Yesu ahageze arararama aramubwira ati, Zakayo, ururuka vuba kuko uyu munsi nkwiye kurara iwawe. Inshuti yanjye, Zakayo yari yuriye igiti ashaka kureba Yesu, ariko igitangaje nuko Yesu ari we wabanje kumubona. Birashoboka ko nawe uyu munsi ushobora kumva uri kure y'Imana, cyangwa se ufite amakosa menshi cyane y'ibyo wakoze, ibyaha byinshi, ariko Yesu ntabwo yakuretse n'undi aracyaguhamagara. Aravuga ati, cyangwa se araguhamagara ngo nawe umanuke uze umusange, kuko ashaka kwinjira mu buzima bwawe. Uyu munsi niwakira Kristo mu buzima bwawe, ubuzima bwawe burahinduka. Rero ntutinde, ntiwirengagize ijwi rye. Uyu munsi umwakire maze aguhe ubugingo bushya n'amahoro adashira. Amen.